Uhaye ikaze kuri Today 250 nanone. Uyu ni wa munsi twari dutegereje, uyu ni wa munsi abakunzi ba muzika bari bategerezanyije amatsiko adasanzwe, by'umwihariko abatuye hano mu karere ka Musanze. Turi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni umunsi bagiye gutangiraho ibitaramo bidasanzwe byiswe Summer Country Tour. Ubwo ni ibyamamare bibiri, ndavuga Bruce Melody ndetse na The Ben. Mu mujyi wa Musanze murabona ko twahageze, turi kubaha ikaze tunabereka ukuntu byifashe muri uyu mujyi. Mu kanya gatoya tugiye guhita twerekeza kuri stade, tubereke naho uko bimeze, uko imyiteguro imeze, hanyuma tugende tubaha update zose kuri buri kimwe cyose kiri buze kuba kibera hano mu karere ka Musanze. Wowe ntujye kure gusa, gumana natwe kuri Today 250. Ubushize twababwiye ko tugiye kuri press conference, twababwiye ko tugiye kubibakurikiranira, ariko twagize akabazo ka tekinike katadushobokeye ko kugira ngo dukomeze kubibakurikiranira byose. Ariko uyu munsi ni itandukaniro, ngira ngo murabona ko twahageze hakiri kare kugira ngo ibintu tubishyire ku murongo, ubundi mugumane natwe mu kanya. Ebana, turaje tubahe show, tugiye kujya kuri stade turebe uko bimeze, ubundi turaganira n'abafana, turaganira n'abaturage bagiye batandukanye barabitabiriye iki gitaramo, ari nako tubereka uko vibe za muzika zimeze hano mu karere ka Musanze. So stay in touch, gumana natwe ubundi uze kureba uko biraba bimeze muri the Summer Country Tour. Turabura amasaha makeya ubundi show igatangira. Asigaye reka tugere kuri stade turebe uko bimeze. Ngira ngo muri kubona ko umujyi wa Musanze kabisa, ebana. Muze ko ari wo mujyi ukurikira Kigali, ntago naba mbeshye. Ndabeshye musa? Ntago ubeshye. Urabyemeza se cyangwa nuko ubyumvise? Ndabyemeza neza cyane. Ubu ntabwo wava hano ngo ujye kuba i Kigali? Wapi. Umaze nk'igihe kingana gute uba muri uyu mujyi? Maze imyaka 3. Imyaka? 3. Imyaka 3? Imyaka 3 niyo ngiyo da. Igitaramo kidasanzwe mu by'ukuri, aya ni amateka agiye kwandikirwa mu karere ka Musanze, kubera ko ni ubwa mbere tugiye kubona tour y'abahanzi b'abanyarwanda b'ibyamamare kabisa. Ebana, bari kudukompetira noneho by'umwihariko The Ben na Melody. Murumva ko namwe murumva ko ari ibintu bidasanzwe, by'umwihariko niyo tour ya mbere Bruce Melody agiye gukora. Mbibutse ko igitaramo ni cya Bruce Melody, ariko yatumiyemo The Ben, asaba The Ben kuza kumufasha. So rero ni tour ya Bruce Melody yatumiye The Ben. Urumva ko yes, twageze, murabibona ko kuri stade nuko byifashe. Ngira ngo aha ni inyuma, namo imbere muri kubona uko bimeze. Hanze kugeza ubu urabona ko abashinzwe umutekano bahageze, ibintu byose biri ku murongo, amatente, abagura amatike, urabona ko ibintu byose byamaze kujya ku murongo. Mu by'ukuri kabisa, abafana baba bahanzi nabo b'inkwakuzi batangiye kuhagera. Murabona ko hari buze gushya. Ntago biza koroha umuntu utari buze kugera hano uyu munsi muri stade. Ubworoherane y'akarere ka Musanze nuko byifashe, ngira ngo muri kubibona ko imyiteguro yarangiye, imeze neza. Abahanzi bari gukora check sound ya nyuma na bande kugira ngo bumve ko ibyuma bimeze fresh cyane. Muri kubyumva ko ni bande irimo irakora imyitozo ya nyuma kugira ngo bumve ko ibyuma nta kibazo kibirimo. Naho ubundi ebana, imyiteguro yose yarangiye, ngira ngo murabibona ko araza gushya. Reka mbegere hose tubereke uko bimeze. Today 250 nicyo cyatuzanye, nicyo tuhabereye. Ngira ngo muri kubona ko kabisa imyiteguro imeze fresh cyane. Hari ibyuma bigabanya abantu ku buryo rwose ibintu ni wanene. Reka twegere no kuri stage yari tubereke byose. Imodoka muri kubona ni umuhanzi The Ben, nyuma y'uko yari amaze gukora check sound, ebana agiye guhita yerekeza ahari bufata imyenda, abari bumwambike n'iki, ubundi batangira imyiteguro, baze kugaruka ku masaha nyine y'igitaramo nyirizina. Ngira ngo uri kubona abantu bose aha ngaha baba basikotinze Ben n'iki. Mubonye
mitsingi dore iba yagafashemo ebana ibintu byose niyo iba iri kubikurikirana. Kigali Universe niyo iri buze kuba itanga ibyo kunywa n'ibyo kurya, nyamara kubibona n'abakobwa beza cyane ba Kigali Universe nibo bari buze kuba bakubita abantu icyo kurya n'icyo kunywa. Uri kubona mitsingi iba iri ahantu hose yakamejeje. Ngo murabona uko byifashe, bande nizo ziri kugenda zikora ama check sound n'aba DJ n'ababyinnyi n'abandi bantu bose bari buze kugira uruhare rwo kugera kuri iriya stage. Ubu nibo bari kugenda bakora check sound kugira ngo nyine ibyuma babityaze neza bumve ko bimeze fresh, nimba nta kibazo na kimwe kibirimo, ku buryo show nigera nyine bari buze kuduha show ku buryo bwuzuye. Ngira ngo rero muri kubibona ko ahantu hameze fresh man. Musanze hagiye gushya, yagiye gushya. Dore abantu baba bicaye muri VIP, abantu baba bari muri VIP ni aha baba bicaye, naho urabona ko barimo kuhakora fresh. Mitsingi iba yagafashemo ahantu hose. Fora wabonye Weya Champions Gilles, aho nta handi ni muri Kigali Universe, haniho aba champion baciringira. Wabonye yes, aba ni abakobwa beza ba Kigali Universe, baraza kuba bari kutugezaho ibyo kurya n'ibyo kunywa. Na ku buhanga bw'ibyuma murabona ko icyitwa igikoresho kiri hano, icyitwa igikoresho cyose cyangombwa kiri hano. Abakunzi ba muzika b'inkwakuzi bamaze kuhagera. Ahangaha ni hanze ya stade, nuko byifashe. Hari kwasiteri zazanye abafana. Izi kwasiteri ndaza kumenya ahantu zaturutse, ndababwira ibyo ari byo. Izi ni kwasiteri zazanye abafana, ntabwo ndamenya uwo baje gufana, ariko kanya gatoya ndamumenya tu. Yes, urabona ko inyuma ya stade nuko bimeze, ibintu bimeze fresh. Bari gukora check sound, abanzi bari muri check sound no hariya. Reka tuze twinjiremo ubundi naho tuhabagerere tubereke uko bimeze. Fora wabonye Weya Champions Gilles, aho nta handi ni muri Kigali Universe, haniho aba champion baciringira. Wabonye yes, aba ni abakobwa beza ba Kigali Universe, baraza kuba bari kutugezaho ibyo kurya n'ibyo kunywa. Na ku buhanga bw'ibyuma murabona ko icyitwa igikoresho kiri hano, icyitwa igikoresho cyose cyangombwa kiri hano.